Oui. Mire. Ngomana mire. Kombana mukomanga mwita mwinjira n'amahoro. N'amahoro. Zari mwana. Kumwandikisha se? Ari muzane papa we. Papa we wuhe? Nyurugo hano. Komana nyabasa. Nyurugo hano se konzi ko tutarabyara. Koko aka kanya byaye. Nawe sinaguhiza kubwira ko afite umwana. Jesus. Babe. Wino hano. Waiki mugore mwiza wa mugosha. Vayo hano ubwo bugamba tuvuga neza uri hano. Kombana mwigwisha. Uko. Bite bra. Yes. Ye? Genda guhamagara telefone ntigicamo umunsi wa rimwe. Telefone anye nticamo. Nticamo. Ese nihamagare turebe. Ntagicamo gato. Ibintu ndi kumva mu matwi yanjye ni ibyanya cyangwa ni mumvirana. Sheri bakubwiye muki. Abivuze bazarusenya rwose tutamaze kabiri. Oya maravuga ngo uyu mwana ngo nuwawe. Imyaka tumaze nta mwana tugira muri uru rugo. Gute wawe ufite umwana utarageze ibintu. Sheri humura. Kamanze muri ikibazo cyiwe naje mubwira uko bimeze. Sibyo? Tuza no kurishira. Mata se koko. Kiraheno umwana nta mpeta afite, umwana nta mavuta afite, umwana ku ishuri bamwirukanye. Asirika mwereka ujye ushaka umuntu muri karitsiye ukabutize wenda uyifatanye. Cyo nshaka ari amafaranga ndavana nyajyanye. Kirenge nagute mu Ndavana nyajyanye. Cyo nijyanye uba wabiteye. Uba wabiteye. Mbutera guteze. Yo nguhamagara ugafata fone ntabwo murafata umwanzuro wo kuza mu rugo rwawe. Ubuse urabwira kumarira ikigo n'ubwo kurusenya none si gutunga. Umwana wanjye ararya. Kubiza ibyo twakoze se wabiteye iyo tutamaze iriya nzoga. Ntabwo wabiteye. Mbayire mubwiye. Yego mbere. Mu by'ukuri twari twarabuze umwana sibyo. Ariko wakoze ikosa kumpisha ko ufite umwana. Kata ntabwo ari ukuguhisha nari ndi mu nzira zo kugira ngo nzabe. Nge ntabwo nakanga umwana n'umuziranenge cyane ko nayo nkeneye n'umwana mu buzima bwawe. Kabisa nukura. Urumva madame uyu mwana ni uwawe simo gukuyeho aho kugeza ubu wacu twese sibyo. Jyana uno mwana ubu tugiye kujya tumwishyurira sibyo. Nta kibazo ngaho ni mugende mwebwe ntimugire ikibazo ku wa mbere umwana agomba kujya ku ishuri Minerval nta kibazo sibyo bebe. Ujye uza unansure nanjye ndakwikundira ndi mama wawe. Shire ikosa wakoze mu buzima nibyo kumbeshya ko sinokuri nari ndi gushaka ukuntu nazabikubwira neza. Najya kubwiza ukuri. Twasohotse akubwira uko byagenze. Reka nawe ntabwo twikoze dushaka. Uruva muri uwo mugore uriya mukobwa yari yaranyifuje kera. Urukumva banza gutanga umubwire muri uriya mugore yanyifuje kera. Noneho apanga ukuntu tuzasangira. Kurumva nyine twarakoranaga ahantu mu kazi. Nyuma y'akazi rero urangati uyu munsi tuvugane gato bamfite ikibazo tinari. Turagenda nziko ari ibintu biri aho ngaho nyine bisanzwe. Tujya ahantu ahangati ufata ikinyarwanda bampaga peti niko maravuga. Akamaye nagiye kwihagarika sinzi utuntu yashyizeho. Nagarutse wumve ko namwe tutatu twonyine. Nagarutse ambwira ati bimeze gutya tugenda arajya muri kagana. Ubwo urumva nanjye tunari yankiriyemo ntabwo guhakana byari bikindimo pe. Urumva rero nta nubwo twarindiriye kwinjira mu cyumba cyakira aho hafi. Nashidutse yamanitse ku buryo gutya wangaramenta ngo hejuru. Ubwo rero nuko nguko twabikoze mbamuteye inda. Reka mubwire sibyo. Nubwo wenda wamuteye inda mu buryo urabona mu ngo iyo umuntu yumvise ngo hanze hari umwana biba ari ikibazo sibyo. Ariko ni Imana nyine yagize ngo nawe ubone ku mwana. Urabizi ko twabuze urubyaro. Tumaze n'igihe kinini pe. N'ubu nanze kubikubwira ngo utazagushenga. Kandi mugabo mwiza ndagushimira cyane. Urakoze cyane. Wabashije kunyihanganira mu myaka yose namaze nta mwana. Ariko nyine hagati aho ngaho warakoresheje kuba utarigeze. Ni ukuri umbabarire pe. Umbabarire ni ukuri kuri Imana pe. Nashaka uburyo bwo kuzabigusaba imbabazi pe. Ariko nyine Masiko wahashye. Ari mwiza kabisa pe. Urakoze. Nta nubwo nta kuveba. Ubu rero
no kukuca inyuma ntabwo nabikora. nizere ko Mama byabaye y'Imana. kiriya Ahubwo ura ndamurebye numva irazamutse neza rwose. Ariko Oya. nyine akana n'akaziranenge. tuza uriya mwana ni uwacu sibyo tugiye gukoresha byose umwana tugiye kumwe oya tumutanije na mama we nawe yagiraga ahubwo yajya ahuza akarindi. ahubwo tugomba kubahiriza inshingano za buri kimwe cyose akeneye umwana akadusura njye nzajya nivugana na diregiteri w'ikigo n'umwarimu umwigisha no kuri butike hagomba guhahira ku buryo ntazongera guhura nawe si byose urakoze cyane pe. reka rero mbabwire bakunzi ba Loveness uyu munsi wa none murabibona muri iyi filime turabasaba ngo bagabo bagore mujye mugira ukwihangana mu ngo zanyu kuko haba hari ibibazo byinshi bitandukanye mwumva bitunguranye mugashaka guhita muzamukira hejuru. Ndabasabye rero mugerageze kujya mwihanganirana kandi ikintu mugomba kuzirikana uzirikana kubabarira. Loveness, oh Loveness, turagukunda.